urashaka gutangira gukorera amafaranga kuri YouTube ukamera nk'uyu muntu watangiye gupostinga ibyanye n'inyamaswa, kuri ubu ngubu akaba arebwa n'abantu bagera mu bihumbi 452 ku munsi, akarebwa na miliyoni 3 zirenga mu gihe cy'icyumweru, miliyoni 13 zirenga mu gihe cy'ukwezi. Kuri ubu ngubu akorera ibihumbi 3,400 by'idolari ku kwezi kugeza ku 52, ubwo ni nko kuva kuri miliyoni 4,500 kugeza kuri miliyoni 54 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ntiwabona akazi kaguhemba amafaranga angana gutya. Bamaze kugira views muri kuno kwezi gushize, muri no minsi 30 yonyine ishize amaze kugeramo views miliyoni 13,587. Ibi ngibi rero ushobora gutangira nawe watangira gukora amafaranga kuri YouTube bidasabye yuko ujya kuri kamera, cyane ko mu minsi ishize YouTube yavuze yuko igiye gutangira guhemba. YouTube will pay $100 million to people who make popular videos for its TikTok competitor. Ku muntu uzaba uwa mbere mu gupostinga ibijyanye na YouTube shorts cyangwa turiya video duto two kuri YouTube muri 2021. Ariko hari umuntu wabashije ejo bundi kuri YouTube arabaza ati, ubona ari iki cyagushimisha gupostinga mu gihe utangiye gupostinga ku bijyanye na video zo kuri YouTube? Abantu benshi bagera mu bihumbi 2 baratoye, abamwe bakajya batoranya ibijyanye no guteka, abandi bakajya batora ibijyanye no gusetsa bya comedy, ariko abarenga abantu benshi cyane batoye ibijyanye na relationship, gupostinga ibintu bijyanye na relationship. So guys, ibintu bijyanye na relationship ushobora kuyipostinga bidasabye yuko uba uri mu rukundo n'umuntu, bidasabye yuko n'umuntu uri single usanzwe ushobora gupostinga ibintu bijyanye na relationship facts, cyo bita relationship fact, ukazikoramo amafaranga menshi cyane kuri YouTube. So guys, ndagira ngo ugume hano muri kano kanya, kuko ngiye kukwereka channel zirenga 3 zigera nko muri 3 zipostinga ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse nkwereka n'uburyo uzajya ubonamo video nk'izo ngizo ukazipostinga bidasabye yuko ujya kuri kamera, bidasabye igishoro na kimwe, nta kindi kintu bigusabye, nta nubwo bigusabye kuba warize cyane, nta mashuri menshi bigusabye, nta kintu na kimwe gusabye, ahubwo ugatangira gukora amafaranga ku munsi wa mbere ugeze kuri YouTube. Rero gumana nanjye kuri iyi channel, ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoramo aya video ku buntu aho uri hose ku isi, bidasabye yuko ushobora no kuba warabanje gukora izindi video mbere. Oya, kandi nta nubwo nk'ubreminga kuba wabona kiriya gihembo cyo kuba umu-YouTuber wa mbere wa posting video za shorts muri uyu mwaka wa 2021. Ndetse ndanakwereka n'uburyo ushobora gutangira gukoramo amafaranga kuva ku munsi wa mbere ukigera kuri YouTube. Welcome back, it's your boy Faster P back with another video. Guys, uyu munsi ndagira ngo ujye muri comment wandike ngo my favorite place to visit is, cyangwa my favorite country to visit is, ashiraho blank, hanyuma ushiremo igihugu wifuza gusura cyangwa se place wumva yakonagera gusura. Urashaka gukora amafaranga online ukoresheje telefone yawe, utiriwe uva mu rugo, mbega wibereye mu rugo kuri machine yawe, kuri telefone yawe, kuri iPad yawe, kuri buri kimwe cyose cyawe ufite cyatuma ujya kuri internet ugakora amafaranga menshi atubutse, ukagura imodoka nziza, ukabaho mu buzima bwiza, ukagura inzu nziza, ugatembera ahantu heza. Right now ubu ngubu turi Dubai, iyi ngiyi ni Dubai, iyi ni Burj Khalifa, ndetse na iyi city yose murayizi. Mu kanya gato ndabangarutse kuri machine mbereke uburyo ushobora gukoramo amafaranga wibereye wawe mu rugo. Ariko mbere yuko nsubira kuri machine, reka mbanze mbereke hano hantu heza, hano Dubai, mbereke uburyo ushobora kwitembereramo, hanyuma ndahita ngaruka kuri kamera mbereka kuri machine yanjye, mbereka uburyo ushobora gukoramo amafaranga.
murakazana none kuri mashine yanjye, ngiye kubereka channel nk'eshatu zikorera amafaranga neza cyane, zipostinga video nka kuriya mubona kuri YouTube, kuri TikTok babigenza, agapostinga video z'ubuntu bw'ubucucu, ibintu nk'ibyo ngibyo, bagakora amafaranga menshi cyane. Kandi burya YouTube shorts kuriya kuntu bapostinga turiya video dutoya kuri YouTube, ibyo bigira akamaro cyane kurusha kuri TikTok, kubera ko TikTok ni ikintu kizwi kimaze igihe bikora, ariko YouTube ho bino bintu nibwo birimo biratangira, nibwo abantu barimo baratangira kubijyamo, nibwo bari gutangira kubipostinga. Ni ukuvuga ngo rero nawe ushobora gutangirana nabyo ugakora amadolari menshi cyane ku munsi, mu cyumweru cyangwa se mu kwezi. So guys, reka mbereke rero izo channel. Reka mpereye no kuri iyi ngiyi ya animal channel. Reka mbereke video ikunda kuba yipostingiye, hanyuma mbereke n'ukuntu izo video nawe wazajya uzibona ukazipostinga kandi zigakundwa cyane. Animal channel dore ngiyi, urabona ko urabona ko reba hano bafite 29,000, hano bafite 29,000 bya views ku ka video kejo, nako ngako mu minsi 6 miliyoni 1,300,000, 240 mu cyumweru, 844 by'ama views mu byumweru bibiri. Urabona ko ni ibintu byiza cyane kandi bikundwa. Kandi se ubugira ngo ni ibihe, reka nzewe napfungure nka kamwe turebe. Urabona nk'aka ngaka ni inyamaswa zirimo zataka, tuzi ukuntu inyamaswa ziba zidefendinga. ntago nayiplayinga mu ntuzo muri iyi video, ntago nayiplayingira nyine muri video yanjye kuko ntago byemewe, ariko reba nk'izi ngizi nk'utuntu tw'utunyamaswa nk'utu ngutu. Aya mavideo nawe uba wayabona, ndaje nkwereka uburyo ushobora kubonamo aya mavideo, kandi urabona ko ntago bisaba ko uyu muntu reba nka kano kanyamaswa dore ukuntu kari kurebana, ubu gashaka ugasimbukira, dore kandi inyuma. Utuntu nk'utu ngutu dusekeje, reba nk'izi ngizi. Urabona ko nyiri iyi channel iyi video ntimukunda kuyibona, ntirirwa ica ku ntuza ku ma WhatsApp. Utu video rero kanze ndaje mbere ku buryo ushobora kuza kutubonamo nawe ukadupostinga. Utu twose si biri gutubona, aje n'ibyo kwamamaza. Urabona nk'utu ngutu, urabona ko ari ibintu biba biryoheye amaso, ushobora kubibona nawe ukagira gute, nawe ukaba wabipostinga, ukajya winjiza izi views 1,200,000, 32,000, 2,500,000, 52,000, 27,000. Uyu kandi nyiri umuntu nyiri yicana, ndetse izi nyamaswa nizo zipostingira wapi? Ntabwo ari izi nyamaswa zipostinga, ntabwo ari zigira zite, ahubwo ni bisaba iki? Bisaba kuba izi video zonyine ubwazo wazishakiye. Kanze ndaje mbere kandi ushobora kuza gukorana n'amavideo. Urabona ko iyi channel imaze kugira nka 2,220,000. Ibi sinashobora no kubisoma, hanyuma ntabishobora se 2,222,197. So guys, urabona ko iyi channel rero imaze nkungu mu minsi 30 ishize yinjize abasubscribers 90,000. Ibaze mu minsi 30 yonyine ushobora guhita ubona iki ya ntuza ya silver award ya YouTube. Hanyuma rero tukiri aho ngaho, reka nse nugera no kuri ntuza kuri TikTok, naho mbereke indi channel nanone posting
njya mbabwira bya ntoza bya relationship nabyo ushobora kuza gupostinga aho ngaho kuri urabona ko reba nk'icano yanjye umunsi ku munsi ndaza nkasanga abantu wowe icyo usabwa ni ugupostinga byonyine daily facts. Daily facts nk'iyi cano ifite abantu yenda ikuzuza 1M followers kandi iposting ibigeze ako zino facts ngenda nazikunda ubona nyine ari ibintu biri kura abantu benshi barabikunda. Boyz facts, love facts, physiology facts. Reka tubona nka kano na urabona ko reka stopping amajwi boy facts. If he is really nice, simple, that just means he has never been hurt before. Reba nk'aka ngaka rwose has been that just means he has never been hurt before. Reka turebe kandi nk'akahe reba nk'aka ngaka love facts. Love is when you are hurt like hell, but if he is really nice ntabwo ariko aka ni akandi. Love is when you are hurt like hell, but you still miss that person, the person who hurt you. Wow, it was love is when you are hurt like hell, but you still miss the person who hurt you. It was your life. Reba muri comment kuno God is good, amen. God, oh my God, that's not love. No sorry for no sorry love, it don't hurt. Rejection is hurting. This surgery through after near 4 years. Oh my God, it was. Yes, I still miss him, my friend. Reka mbereke muntu uza muri hano muri comments ndimo nsoma izi ngizi. God is good, amen. That's not love. No sorry love, it don't hurt. Rejection is hurting. This is surgery to after near 4 years. Yes, I still miss him, my friend. Which he was first for few years. He was nkipostingera utuntu nk'utu ngutu. Urabona nka break up fact. Reka ture nk'aka ngaka reba ngo reka tugatangize ngo when a break up happen, the loyal one stays single for so long, and they go through all pain and damage until they healed, and then the other person is already in another relationship. It was reka turebe hano muri comment kuntu ibintu bimeze hano muri comment. Only problem is it doesn't heal. Stayed single for almost 2 years. She had a new one a week after a breakup. It was udamutipe we ngo yamaze imyaka 2 yacibereye singa, ariko umukobwa we mu cyumweru kimwe nyuma ya ntoza ya breakup tayari bari bagize gute, bari uyari yibona yundi is Kigali we ya utuvideo nk'utu ngutu. Urabona views 150, Byose 104,
2,222, 2,214, 191, 1,160. ibaze. Ibi bintu birakundwa. 1,1900,000, 1,1900,000, miliyoni yewe data we, ibintu nk'ibi ngibi. 6,000,000, reka turi nk'aka ka 6,000,000 ngo ni mere facts. When a man hug you while you are sleeping and that moment he was wishing you belong to him forever. Mama. Yeah guys, no kuvuga ngo iyi ni yindi channel naberekaga. Indi channel ngiye kubereka ni iyi ngiyi. Urabona ko mu minsi 30 yonyine babonye 100,000 by'abasubscribers, n'amadolari mu gihe cy'ukwezi kumwe binjiza hagati y'amadolari 4,000 n'amadolari 60,000. Base miliyoni 60 zose bamaze kugira views mu minsi 30 ishize. Abagize views ibihumbi 15. So guys, ibi ni nkaho ari ubusazi wallahi. Urabona ko buri munsi video per day, buri munsi. Urabona ko 512, 500 buri munsi ni daily. Ntabwo mbabeshya, dore nibi ngibi ndi kwirebera hano rwose. Buri munsi mu cyumweru ni 3,300,000, mu kwezi 15,000,000. Dore amadolari ngaya ahantu barimo yibara do, wayabonye. Nuvuga ngo nawe rero ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo nawe wakora channel nk'iyi ngiyi, ukajya ugira gute, ukajya ukora amafaranga nk'aya ngaya, wipostingira ubuntu nk'ubu ngubu bw'ubucucu bwa relationship facts, ibintu nk'ibi ngibi bidasabye kujya kuri kamera, cya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mbere yuko dukomeza, ndagira ngo tugire gute, ndagira ngo ukore subscribe kuri ino channel yanjye. Ni Faster P Vlogs. Yose ni amavideo nagiye na uploadinga. Ushobora no kuza kujya kunsuraho, de nanjye n'amavideo mba nipostingira ari aho ngaho. Ibi ngibi, izi zose ni video zanjye. N'iyi ngiyi nziza yo kundege, ya zose ni izanjye. Rero kora hano impande ya, reka mabereke neza hano kuri guys, reka mabereke neza. Urabona hano imbere y'ijambo Faster P Vlogs, urabona hano imbere y'ijambo Faster P Vlogs ryerekana channel yanjye. Imbere yaho hano kuri subscribe, wakora kuri subscribe, hanyuma ugakora no kuri nzogera, ugakora kuri ryo jambo ngo all ewana, hanyuma ukarayikinga na video yanjye, kuko ndashaka ko iyi video igira nk'ama likes nk'ibihumbi 3 ewana. Ukore subscribe, ukore no kunzogera, ukore no kuri like, hanyuma uze no kugasangiza inshuti zawe, ku buryo twese tutangira kugira gute, tutangira gukora amafaranga online. Ubona ko ngiye mbigeze kure kabisa. Dore yose n'ama video yanjye Faster P Vlogs. Izi zose ni video zanjye, izi ngizi zose ewana kabisa. So guys, reka twikomereze, reka hanyuma mbereke uburyo ushobora kubona video nka ziriya, izi za relationship facts, ibintu nk'ibi ngibi ukabipostinga ewana, nawe ugatangira gukora amafaranga mu buryo bwihuse. Icya mbere, jya kuri Google ushakemo relationship facts. Relationship facts nk'izi ngizi. Ubundi ujye nko ku mafoto, kuri image, biba biriho byinshi cyane, kuri nta kintu kitaba kuri Google. Dore izo zose nizo relationship facts, nka zini 10 about love, ibintu nk'ibi ngibi, ngo something interested fact about love. Relationship are more important than life, but it is important for those relationship to have life in them. Ibintu nk'ibi ngibi uraza ngo falling in love
trigger feelings of European, ibintu nk'ibi ngibi nyine uraza ugasacinga no ku 9 facts about money, love and happiness. Icyambere ngo reba nkanga ngo high income is associated with less daily sadness, not more. Ibintu nk'ibyo ngibyo na hano za physiology facts kuri internet, ibintu byose biba biriho. Kissing facts reba nkanga kissing release ibintu nk'ibi ngibi nyine ngo why do we kiss? Today the most widely accepted theory for kissing is that humans do not, because ni ibingibi nawe uzajya kuri internet ubisomeho, ukaba wagira gute, ukaba wakuraho video nk'izi ngizi ukagira gute. Ibingibi ni ibitekerezo, hanyuma ugakuraho kino gitekerezo, hanyuma nawe ukagira gute, ukajya kucyeditinga. So guys, step ikurikiyeho noneho shaka ukuntu wabona background nyine akavideo ka background ushobora kuba wakoresha kuri ziriya ntuza, ziriya relationship facts cyangwa se kuri turiya short videos. Numva ngo rero nshaka ko twihutisha ibintu byose nkabibereka, hanyuma tugakomezanya izindi video nanone nkazajya nza mbereka uburyo twakuramo amafaranga hano kuri YouTube. So reka dushake video y'ubuntu ku buryo twashyiraho ari amagambo, hanyuma bikagenda neza tugashyira kuri YouTube. Jya kuri pixabay.com, ahantu ushobora kuba wasanga video z'ubuntu. pixabay.com, urabona haba hariho ni stock biriho amafoto, ibintu byose, amavideo. Aba nk'iyi ngiyi urabona ko kano kavideo ni keza cyane, ushobora kugakoresha muri wandikamo ya magambo. Ushobora kuza ugakoresha nanone urugero nk'akahe, dore n'iyi ngiyi nayo ni uko kautafari, cyangwa se na kano k'igicu nako wagakoresha. Izi zose dore ni free download, wazidownloadinga ku buntu. Ni ukuvuga ngo rero reka twebwe duhite twifatira kamitemo akavideo kari buze kuturyohera nk'akahe, nk'aka ngaka nako ntaribi free download. Karimo utuntu tuguruka, nkahita njyana hano kuri free download, nkareba resolution ishobora kuza guhura neza. Iyi ni irish suggestion, reka mpite nka downloading tayari. Urabona ko deja kamaze kugera gute, kamaze kugera kuri computer yanjye ku buntu. Iyo niyo step ya kabiri. Nizere ko mwese mwamaze kurikinga video yanjye ku buryo tuza kugira nk'ibihumbi 10 bya likes. Hanyuma step ya gatatu ikurikiyeho ni ugushaka audio tuza gukoresha, za audio ujya kumva nyine ziba ziri romantique, ushobora gukoresha muri video yawe kugira ngo ibintu bizaryohe. Jya kuri Google nurangiza wandikemo YouTube audio library nk'iyi ngiyi, hanyuma ujye kuri YouTube audio library. Haba hariho audio nyinshi z'ubuntu ushobora kuba postinga kuri YouTube, niwe ntihagire ikintu bigutwara. Hanyuma jya kuri mode ucuzinga ibintu biri romantique. Urugero mva nk'aka ngaka,
cyangwa urumva njye akangaka ndanagakunda niko nkunda no gukoresha. Iyi ngiyi rero ubwo ushobora kuyikoresha mu ntuza yawe, ushobora kuyikoresha muri video yawe ntigire ikibazo niba gutere copyright, ntabwo ari kimwe n'uko wajya gukoresha mu ziriya zaba bahanzi. Hanyuma ubwo ngubwo tukajya no kuri download yamaze kugera kuri computer yacu. Hano haba hariho uturirimbo twinshi ushobora kuba waza ugahitamo. Step ya kane ikurikira ni ukugira ute, ni ugukora video. Jya kuri Play Store wandikeho InShoot video editor. InShoot video editor ni uku nguku imeze niba ukoresha Play Store. InShoot video editor editingamo ku buntu kuri telefone yawe. Niba ukoresha machine nabwo rero ubwo ngubwo urakoresha application isanzwe editingiraho kuri machine. Hanyuma ufate ya video yawe, dragging share hariya ya uploading kusanzwe bigenza. Hanyuma ugira ute, ufate na ya voice wa downloadinze nayo ugira ute, nayo yadingeho. Hanyuma ugira ute, playing, ukomeze editing. Iyi ngiyi reka tuyishyiremo, ari nakijyana n'iyi ntuza. Hano reka duhindure ibara kugira ngo bigaragare neza. Reka tunagakore gutya, nibyo byiza. Urabona ko nabwo kari kugaragara neza. Reka duplaying mve kuntu urabona ko ari ibintu biri so cool, ibintu biri so crazy. Hanyuma reka tugire gute, reka noneho dushobora no kuyifata gutya ugakurura. Buri wese editing akurikije ibyo ari bone biri mu ryohere kandi bizagira gute, bizanaryohera n'abandi kubireba. Ariko burya byiza nyine ukora ibigushimisha hanyuma bikazashimisha n'abandi nkawe, kuko burya abantu bakunda ibintu bitandukanye. Urabona ko kagaragara neza. Hanyuma ukagera gute, ukajya ku magambo ukandikamo ikintu ushaka. Niba ari urugero ni relationship facts, ndashobora kubyandika se shaka kwageraho nize ikigoroba. Relationship facts, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma
bagakora nyine ku buryo kaza kuryohera amaso y'abantu. Tukagire gatoya tugashyira no hejuru, ushobora no kugahindurira ushobora no kugahindurira uko kagaragaraga, ugashyiraho nibara wenda niba ari uko ushaka, ukagenda ugahindurira amabara bitewe n'uko wowe ukabona kari buze gukundwa, ariko ibyiza ni umukara. Relationship facts. Hanyuma ukagera gute, ukongeramo ya magambo twabonye kuri Google. Relationship facts. Urugendo tugashyiraho ngaka love is patience, love is kind until about the third time you leave the toilet sit up. You should never go to bed angry, for you are far more likely to wake up on fire. The greatest gift is love, but saying that on your anniversary in a gift, some surprise received, forget. Your wife has put on weight. Hanyuma reka turebe nk'akantu gashobora kuba karyohera nk'abantu nk'akahe. Ngo couples who spend at least 10 minutes a day laughing together are more likely to have a strong relationship. Hanyuma nabyo akaba ari byo twenda, reka aba ari byo twandika. Couples who spend at least 10 minutes at least 10 minutes ntabyibagiwe 10 minutes a day ranting. Laughing together are more likely cyangwa se na hano ushobora kugira ute, ushobora guhita ushyiraho n'utudashi kugira ngo uze gukomereza kuri page igize ite iri imbere. A couple who spend at least 10 minutes a day laughing together. Hanyuma wenda ibingibi ukagira ute ukakadaplicating hano, ibingibi ukabihindura kubera ko ari byo biri hariya hejuru. Hano reka tubihindure dushyiremo bino byo hasi. Are more likely to have a strong relationship. Ndebera kunde nanditse relationship kandi koko ibi ni nabyo strong. Are more likely to have a stronger relationship. Are more likely to have a stronger relationship. Ubona ko ibingibi ntibisaba ibintu byinshi, just copy and paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Numva ngo ikindi gikurikiyeho ni ikira tugaplayinga kundi kaba kagaragara. Babonye reka tukagere kanini mureba ariko. Okay. We spend at least 10 minutes together.
are more likely to have a stronger relationship. Noneho reka tuyida, hanyuma icyo dukora ni iki, ni uko kadownloadinga suggested, hanyuma tukagera gute, ubu kanimo kare downloadinga, tugahita tujya kuri step ikurikira yo kugira gute, yo kukauploadinga kuri YouTube. Step ya gatanu no kugira gute, no kuuploadinga video, no kuvuga ngo engeye niyo YouTube channel yanjye. Hanyuma ubwo ngiye kugira gute, ngiye kuuploadinga video ya kuri YouTube studio, njyano hejuru kuri currently dore abasubscribers mfite 1474. Guys, please increase the number. Reka dukomeze tugire gute, tubyadjusting ku buryo wenda ngira nk'ibihumbi 10 muri uno mwaka. Jye kuri upload, hanyuma ujye kuri ya video ugire gute, uya-uploadingeho. Ni ibintu birako kanya. Is relationship facts, deja itiza naho na titre. Ubu ngiye ikintu nkora ni ukugira gute, no gushyiraho tag ya shorts, ntago ari short ya bya bindi byanyumuze bya short, ni shorts, YouTube shorts. Hanyuma nkayikora copy, nkayipastinga muri description kugira ngo ize kuba recommended. Ntago ari ngombwa ko nigwa nshyiraho thumbnail kano kajambo, ntago ari ngombwa. Hanyuma nkahita ngira nkaza hano ari dusamo restriction, nibi ari yakorewe abana cyangwa stari yakorewe abana, bingi uzagenda ubimenya, nzajya ngenda mbibigisha. Jye kuri no, it's not made for kids. Hanyuma jye kuri tags, ushobora no kwishyiramo some tags guys, ukenda ushyiramo nka relationship facts. Ntago ari ngombwa kunashyiraho kano ka hashtag, ushobora no gushyiraho hariya. Hanyuma ukagera gute, ubwo tag kabigiye ukandikamo love, tag kabigiye nibyo ngibyo. Hanyuma ukagera gute, ukajya kuri hano ugashyiramo ni kuri people and blogs, ibintu nk'ibyo ngibyo bya relationship nyine. Hanyuma urabona ko ibiri muri processing. Hano ni kuri checks tayari, ubwo ndimo nda-uploadinga, mba ndanayisigaho. Niba muri buze no kuza kureba kuri YouTube, muraza gusa monetization hano ndamonetiza video yanjye itatangira kugira gute, itatangira gukora amafaranga kuva kuri uwo munsi nyigiraho. Hano add suitability, ndabava karetinga, ugategereza gatonya, ugahita ucishaho video elements. Hano reka nshiremo wenda element shiraho subscribe button, kujya kazajya keyplaying aho nyuma ya video irangiye bahita bankubitiraho kariya kantu ka subscribe, kugira ngo abantu bawe nibagira gute namara gukora aka video babe bakora subscribe cyangwa se barebe indi video ikurikiyeho best for the viewer. Usaving ugire gute, usaving. Hano nangiza ukomeze kuri checks. Urabona ko no copyright issue, ntabwo nagakopiye, urumva kubera ko nagize nakikoreye. Simwabonyeho n'uburyo nagakoze n'uburyo nagiye nkakoramo byose se. Hanyuma ngiye kuri visibility check, hano ngiye kwisigira unlisted. Hanyuma niza kuba hano kuba HD imaze kujyaho neza fresh, hano check in imaze kurangira 100%, leta nza mpite nyishyira kuri public nyite publishing. Ubwo mbengize ubu tayari yamaze kugera kuri ntuza yanjye. Hano muri content turabona ko tayari yamaze kugeramo. Hanyuma guys, ibi ngibi ntabwo ari ibintu bavuga ngo nyine ngo ni ibintu ngo uhita ukora amafaranga ako kanya. Oya, ntabwo ari uko biba bimeze. Ugira gute, ni nk'abantu bajya muri gym, ubona ko bagenda bakajya muri gym bakagera gute, bagakora ku munsi wa mbere, ntago bahita baza ngo we babaye amabonsa. Aho yabisaba igihe, ukajya ukomeza ugenda ukora, kandi uko ugenda ukora ntago ari kugenda usubira inyuma. Nanjye ubu ngubu natangiye ndi kuri 0
izi zose ni video maze kwa uploadinga kandi njye nta kintu zintwaye, ntago za uploadinze ku mutwe wanjye, oya za uploadinze kuri YouTube, njye nta kintu bimbwiye. Icyo nsabwa ni uko uploadinga gusa, ibindi ntibindeba, kuzireba abantu barazireba, ora uploadinga. Hanyuma rero ubwo nababwira iki, hanyuma hari uburyo noneho uhita utangira gukuramo amafaranga ku munsi wa mbere. Uvuga ngo ibintu bya YouTube ni nko gutera igiti kimwe urubuto, ugategereza yuko rugira gute, yuko rukura, ukajya ugenda uruvomera, hanyuma imbuto zajya kazuza. Hanyuma rukuntu noneho utangira gukora amafaranga ku munsi wa mbere. Nuko bigenda gute sasa. Hanyuma muri description uraza kubonamo izindi video, ngiye utangira kujya nkora zino video, jya muri description urebemo, ushaka kubonamo iyo video na uploadinze, cyangwa se niba utarabikora nabwo jya kuri channel yanjye urebe neza ko wakoze subscribe, urebe ko wakoze subscribe, hanyuma no kuri notification ushire kuri all nk'ibisanzwe, hanyuma nina uploading iyo video uzahita wakira notification. Thank you guys, ndabakunda cyane.